Reka nongere mbifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi babaho neza, nshuti bakunzi ubuzima, nshuti bakunzi mukunda ubuzima bwanyu, nshuti bakunzi mwikunda, nshuti bakunzi mukunda amagara yanyu. Uyu ni wa mwanya w'ubuzima, ni wa mwanya tuganira ku buzima, ni wa mwanya twungurana ibitekerezo, ni wa mwanya w'inama isumba izindi. Niba ushaka kugisha inama, niba hari ibikubangamiye mu buzima, niba hari ibyo ushaka kumenya, niba hari ibyo wifuza kumenya, niba hari ibyo udasobanukiwe ushaka gusobanuza, niba uri umukobwa w'umwangavu ukaba ugeze igihe cyo gupfundura amabere, ukaba ugeze igihe cyo kujya mu mihango ariko ukaba nta bumenyi bufiteho, niba wifuza guca imyeyo, niba hari ibindi wifuza bijyanye n'ubuzima bwawe, ibyo byose ugomba kubimenya. Ariko nk'uko kera abantu bagiraga ba nyirasenge, nk'uko kera abakobwa babazaga ba nyirasenge, ubu ngubu ukaba usanga ibintu byarahindutse, ukaba usanga ba nyirasenge batagifatika, ukaba usanga ba nyirasenge nabo b'iki gihe nta kintu bazi, ukaba usanga hari byinshi abantu batazi badasobanukiwe. Niyo mpamvu rero Baho Neza iriho kugira ngo ifashe buri muntu wese ufite ikibazo kijyanye n'ubuzima. Niba rero uri umukobwa hakaba hari byinshi wibaza, hakaba hari ibyo udasobanukiwe, byaba ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, byaba ibijyanye no guhuza ibitsina, byaba ibijyanye no kugira ibishishi, byaba ibijyanye no kuba waratinze kujya mu mihango, byaba ibijyanye no kuba ujya mu mihango ukababara, byaba ibijyanye no kuba ujya mu mihango ikaza ari myinshi ntikame, byaba ibijyanye n'ubuzima muri rusange. Ibibazo byose by'ubuzima abantu baba badasobanukiwe. Niba uri umuhungu ukaba wiroteraho, niba uri umuhungu hakaba hari ibimenyetso uri kubona bidasanzwe kuri wowe, niba uri umuhungu ukaba warikinishije igitsina kikaba cyaragoramye, cyangwa ukaba utagifata mu ishuri, ukaba nta bwenge ukigira, ubwenge bwaragiye mu kwikinisha, ibyo byose turahari kugira ngo tugufashe, ibyo byose turahari kugira ngo tukugire inama, ibyo byose turahari kugira ngo tugufashe umererwe neza. No kububatse mwese, niba hari umugore wibazaga ati biragenda bite, niba hari umugore wari ufite amavangingo ubu ngubu akaba ntayo, niba hari umugabo wari ufite umugore ufite amavangingo ubu ngubu akaba ntayo, niba ari umugabo wateraga akabariro neza ubu ngubu ubushake bukaba bwaragiye, imbaraga zikaba zarashize, imisemburo ikaba yaramushiranye. Ibyo byose rero muri Baho Neza nibyo tugenda duhangana nabyo kugira ngo buri muntu wese abashe kubaho neza, kugira ngo buri muntu wese abashe kugubwa neza, abashe kubaho yishimye, abashe kugira ubuzima bwiza, kuko buriya ubuzima bwiza ni ubuzima buzira umuze, ni ubuzima buzira guhangayika, ni ubuzima buzira ibibazo, ni ubuzima bwiza. Iyo tuvuze ubuzima bwiza rero ni uko umuntu aba abayeho nta kintu na kimwe kimubuza amahoro, nuko babayeho nta hantu na hamwe ababara. Iyo umuntu atababara, iyo umuntu atekereza neza, iyo umuntu nta kibazo na kimwe afite mu buzima, afite ikibazo cyo gushakisha nk'abandi bose, uwo muntu aba ari umuntu muzima, aba ari umuntu ushobora gutekereza, agatekereza icyo agomba kugeraho, agatekereza ku iterambere, agatekereza kuri ejo he hazaza. Niba rero uri umuntu uri aho ngaho utajya utekereza kuri ejo hawe, niba uri umuntu uri aho ngaho wumva ko no kurwara ntacyo bikubwiye, niba uri umuntu uri aho ngaho wumva ko iby'isi ntacyo bikumariye, niba uri umuntu uri aho ngaho utajya witekerezaho cyangwa ngo wumve n'inama z'abandi, ukaba uri umuntu uri aho ngaho gusa, umenye ko roho yawe yamaze gupfa, roho yawe yamaze kwangirika. Hari abantu, abanyarwanda ba kera bakundaga kwita ngo bapfuye bahagaze. Rero iyo bavuze ngo umuntu yapfuye ahagaze, ni wa muntu uba udashobora
gutekereza, ni wa muntu uba udashobora kwitekerezaho, ni wa muntu uba udashobora kumenya ko arwaye, ni wa muntu urwara kumva ntacyo bimubwiye, ni wa muntu uba uri aho ngaho nta kintu na kimwe yitayeho, ni wa muntu wumva ko no gupfa nta kibazo, ni wa muntu uri aho ngaho wumva ko nta kintu na kimwe kimuraje inshinga. Uwo muntu rero aba akeneye iki? Aba akeneye kugirwa inama. Ubwonko bwe buba bwarasinziriye, roho igapfa, biba bisaba ko ubwonko bukanguka, biba bisaba ko wongera kumuha motivation, biba bisaba ko uwo muntu agirwa inama, akongera akagarura ubuzima, akongera akumva ko muri we ari umuntu w'agaciro, akumva ko hari inshingano afite agomba gusoza mu gihe akiri hano kuri iyi si, kuko buriya buri muntu wese yaje ku isi aba afite inshingano, aba afite icyo Imana imwohereje gukora. Niyo mpamvu buri muntu wese aba yarakwiye kugira ibyiza asiga ku isi, kugira ngo asige umurage mwiza ku isi, agire icyo asigira abazamukomokaho, kugira ngo n'abazavuka bazagire icyo bamwigiraho. Nk'uko bavuga ko kwiga ari ukwigana, niyo mpamvu buri muntu wese aba afite uwo yigana, aba afite uwo yigiraho, aba afite uwo bakunze kwita role model, uwo bakunze kwita role model. Ni ukuvuga ngo rero buri muntu wese aba agomba kugira umuntu w'icyitegererezo kuri we, kugira ngo agende nk'uko agenda, kugira ngo agenze nk'uko agenza. Akaba ariyo mpamvu rero umubyeyi aba akwiye kubera icyitegererezo umwana we, kugira ngo umwana inzira amweretse azayirinde asaza atarayivamo, avuga ati papa nuko yagendaga, papa nuko yagenzaga, nanjye ngomba kugenda nkawe, kugira ngo mbe umuntu w'umugabo, cyangwa kugira ngo mbe umuntu w'umugore wubatse urugo rukomeye, umuntu w'umugore ushikamye. Ni ukuvuga ngo we ni mubyeyi, niba ufite umwana w'umukobwa mwereke inzira, hanyuma uwo mukobwa azarinda asaza iyo nzira umweretse akiyirimo, bitewe n'uko ubwonko bw'umuntu ibyo bwafashe biba ari ibyo ngibyo. Ntabwo rero uzaba uri umugore usuzugura umugabo, uvuge ngo umwana wanjye nashaka azubaha umugabo. Ntabwo uzaba uri umugabo ukubita umugore, uvuge ngo umwana wanjye nashaka azubaha umugore. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose nk'ababyeyi tuba tugomba kubyitondera, tukamenya uko turera. Nk'uko mu Kinyarwanda bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Niyo mpamvu rero kuvuka no kurera bitandukanye. Buriya kurera nibyo bishobora gutuma umuntu aba umuntu, nibyo bishobora gutuma umuntu agira ubumuntu, bitewe n'uburere, bitewe n'uko yarezwe. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo, mbahaye ikaze, mwibutsa gukanda kuri subscribe cyangwa sabone, mwibutsa gukanda kuri iyo nzogera ya notification cyangwa notification. Niyo mpamvu rero twese tuba tugomba kugendana, kugira ngo inama nk'izi, kugira ngo inama zitazajya zigucika, kugira ngo inama nk'izi zunganira ubuzima bwawe zitazajya zigucika. Nawe niba ufite inyunganizi cyangwa izindi nama ushaka kugeza ku badukurikira, watwandikira kuri WhatsApp unyuze kuri 0791969327. hanyuma ku bari mu mahanga ni ukubanza akamenyetso ko guteranya 250, hanyuma ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira. Ushobora no kunyura kuri email yacu umutinyarwanda@gmail.com. aho hose tuba duhari kugira ngo turusheho kugenda tuganira. Ushobora no kunyura kuri Facebook page, Facebook Baho Neza TV. Ushobora kugenda ugasiga ubutumwa bwawe, ushobora kugenda ukareba video ziriho, ushobora kugenda ukareba inama ziriho, hanyuma ugakanda kuri like, ugakanda kuri follow, kugira ngo udufollowinge, kugira ngo ibyiza byose bitazajya bigucika aho wibereye.
Uyu munsi rero hari umukunzi wacu wari watwandikiye atubwira ko afite ikibazo cy'amenyo, amenyo yatobaguritse, amenyo yagiye no kwa muganga biranga, amenyo yamubanye amenyo, dore ko amenyo bayahoma akongera agatoboka. Yatubwiye ko kandi amenyo ye yagiye avungagurika bikabije, ibyo yagiye avungagurika bikabije, yakoze ibishoboka byose, abaganga bakaba barananiwe. Akaba yaravugaga ati ese kuri baho neza ntabwo mwamfasha, ntabwo mwambonera umuti wamfasha ko ndi mu mahanga ya kure, nahuye n'abadogiteri bakomeye, nahuye n'inzobere mu bijyanye n'amenyo, ariko naragerageje biranga. Uyu munsi rero ngiye kukubwira umuti wowe mukunzi wacu uri aho ngaho muri Zambia wari wadusabye ko tukubwira umuti. Wowe mukunzi wacu uri aho ngaho muri Zambia, nagira ngo nkubwire ko amenyo ababara, amenyo yatobaguritse, amenyo avunguka, nagira ngo nkubwire umuti uyavura neza agakira burundu, amenyo akongera agakomera, amenyo akareka kongera kuvunguka, amenyo akareka kongera gucukuka, amenyo akareka kongera kujegera, amenyo akareka kongera kubabara. Uyu muti uvura uburwayi bwose bw'amenyo, nubwo yaba ari ifumbi y'amenyo, ibyangizaga amenyo yawe byose biragenda bigashiramo, amenyo akongera agatekana. Dore rero uko uzabigenza niba ufite ikibazo cy'amenyo. Ufata udushyimbo tw'inkori ukatwanika tukuma, twamara kuma neza ukadusya, hanyuma ubundi ugafata kariya gafu katwo ukajya ushyira mu menyo. Niba ufite amenyo ababara, niba ufite amenyo hacukutse, ufata kariya gafu ukagenda uhomamo hariya hacukutse. Niba ufite amenyo ababara, ugenda usiga ku menyo, ugasiga no kwishinya aho amenyo atereye, hanyuma akagafu ukagashyiraho ukakarekeraho, ubundi ukamara iminota hagati ya 20 na 15. Ugafata amazi ashyushye y'akazuyazi washyizemo akunyu gake, ubundi akaba ariyo ucugusa mu kanwa. Ukirinda gukoresha korogate, ukirinda gukoresha indi miti y'amenyo, ugakoresha uwo muti gusa n'amazi ashyushye n'akunyu. Amazi ashyushye arimo akunyu, ariko atari amazi yotsanya, ni amazi y'akazuyazi. Urayateka ukareka agashya, agaserura, ugashyiramo akunyu, hanyuma ukayatereka akavamo wa muriro wagutwika. Ubundi aya mazi akaba ariyo uzajya ucugusa mu kanwa mu gitondo na nimugoroba. Uyu ni umuti mwiza uzagufasha kurinda amenyo yawe kongera gucukuka, uzagufasha kurinda amenyo yawe kongera kwangirika, kongera kuvunguka. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza, uhora mbifuriza kubaho neza, uhora mbifuriza gutera imbere, uhora mbifuriza kurama no kuramba muri byose. Niba rero nawe hari icyo wifuza kutugezaho, niba hari uburwayi runaka bwa karande bwakubase, bwakubayeho karande, niba hari uburwayi bukomeye wivuje bikaba byaranze, duhamagare kuri 0791 16 93 27, hanyuma tugufashe. Niba ushaka kwivuza cyangwa kwisuzumisha, dore ko inama nziza murangira abantu, inama isumba izindi, nuko buri muntu wese ukunda ubuzima bwe buri mezi 3 aba akwiye kwipimisha, aba akwiye kwisuzumisha, akareba uko umubiri we uhagaze, akareba uko ubuzima bwe buhagaze, ukamenya niba uri muzima, ukamenya niba nta virusi itera sida wanduye, ukamenya niba nta nyama zo mu nda urwaye, ukamenya niba utaranduye inzoka ya amibe, ukamenya niba utarwaye umwijima, ukamenya niba utarwaye impyiko, ukamenya niba utarwaye urwagashya. Dore ko muri iyi minsi hari kuza indwara zitunguranye, ukumva umuntu ngo umwijima uramwishe, ukumva umuntu ngo urwagashya ruramwishe, ukumva umuntu ngo impyiko zirahagaze, ukumva umuntu ngo igifu cyaratobaguritse. Ibyo byose rero
nyuma y'amezi 3 uba ukwiye byibura kwipimisha ukamenya kuri muzima, ukamenya ko uruganda rw'umubiri wawe ruri gukora neza, dore ko ibyo byose uri gukora, ibyo byose uri gukorera, ibyo byose urimo ntabwo wabigeraho udafite ubuzima buzima. Niyo mpamvu rero niba uri gushakisha ubutunzi bw'iyi si, niba uri gushakisha imibereho, wakagombye kuba ukunda ubuzima bwawe, wakagombye kuba ukunda umubiri wawe kugira ngo hatagira ikiwuhungabanya, kubera ko uyu mubiri niwo byose, uyu mubiri niwo uzagufasha kugera ku byo wifuza. Igihe uzaba ufite umubiri muzima, uzakora bizima, uzaba uri umuntu w'agaciro, uzaba uri umuntu wuzuye. Murakoze cyane. Niba wifuza kwivuza cyangwa kwisuzumisha, duhamagare kuri 0791 16 93 Iyo niyo nimero yabaho neza. Hari abantu bajya batwiyitirira, hari abantu usanga amavuriro yabo barayise Baho Neza, hari abantu usanga YouTube channel zabo barazise Baho Neza, bakatwiyitirira, bakagenda bafatana bimwe mu biganiro twagiye dukora bakabishyira ku mbuga nkoranyambaga zabo, bakatwiyitirira, ariko ugasanga ibyo dukora atari bimwe, ugasanga bari kujijisha abantu, bari kuyobya abantu. Nagira ngo nkubwire ko rero Baho Neza ari twebwe. Baho Neza ni kuri iyo nimero. Niba ubonye iyindi nimero ntuzayiteho, hamagara kuri 0791 16 93 niba hari n'umuntu wari ugiye kukuyobya, hanyuma ubanze usobanuze. Ushobora no kugera aho dukorera, ni hano i Nyanza, umanutse munsi ya gare ya Nyanza ku muhanda ujya Karembure, aho ngaho niho dukorera. Uhita ubona icyapa cya Baho Neza, uhita ubona ivuriro Baho Neza, ivuriro gakondo Baho Neza, uhita ubona icyapa kiharanga, naho ngaho uba wahageze. Mwibutsa ko kandi ushobora kubanza kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, kwandika hasi muri comment ku kiganiro tuba twabashyiriyeho, kwandika kuri Facebook page Baho Neza TV. Aho hose ushobora kugenda uhadusanga kugira ngo ubashe kugira ubuzima buzira umuze, kugira ngo ubashe gusobanukirwa na byinshi utaruzi bibera mu mubiri w'umuntu, byinshi utaruzi bibera kuri iyi si. Hari byinshi bifasha abantu, hari byinshi tuzagenda gukomeza tukugezaho. Niba rero nawe ufite ibintu by'agaciro ushobora kuba wageza kuba dukurikiye, niba hari ibyo ushaka kwamamaza, niba hari ibikorwa byawe ushaka kumenyekanisha, nagira ngo nkubwire ko ari karibu, nagira ngo nkubwire ko uhawe ikaze kuri Baho Neza TV. Ibyo byiza wibyihererana, bizane tubigeze ku bantu benshi badukurikira, bizane tubigeze ku badukurikira. Murakoze cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze ibagirire neza. Naho ubutaha.